Waramunsuzugura ngo ngewe akamwana ngo ntago nasohokana umwana wasohokanye cyane ndi kwiyakira Allegra Hotel ngewe ubu nasohokanye umwana bita vavasha dore imbogo sha namusohokanye urukundo se rwarafashe nuko nari nsohotseho gato ngiye guhiga ifuyi ariko ninjye wamwizanye ubari yari manje kaburushete anamuguriye agafiriti ariyo koko cyane byaye n'ibyawe ikibazo yanze kunywa inzoga sha ari kunywa icyayi ndashaka kugira tugereyo none kunsuzugura ngewe akamwana ngo ntago yasohokana icyuki nge namwizaniye rero ninjye wamusohokanye imbogo namusohokanye sha dore agafiriti ukuntu ari gukataka ngwinde akabiriti akamereye nabi bava amakuru kameze neza burya n'ubwo gafiriti ari ku shusho bitera uburwayi ngena ko nkunda guraza. Hello people, nizere ko mumeze neza cyane. Ni Kigali 250. Nitwa Patrick the Entertainer. Mu mbeho nyinshi byatari yaka ati mfite amakuru yaka umeze fresh. Ni muramunsuzugura meze neza nyine. Ubona nk'akana. Waramunsuzugura ngo ngewe akamwana ngo ntago nasohokana umwana wasohokanye cyane ndi kwiyakira Allegra Hotel ngewe ubu nasohokanye umwana bita vavasha dore imbogo sha namusohokanye urukundo se rwarafashe nuko nari nsohotseho gato ngiye guhiga ifuyi ariko ninjye wamwizanye ubari yari manje kaburushete anamuguriye agafiriti ariyo koko cyane byaye n'ibyawe ikibazo yanze kunywa inzoga sha ari kunywa icyayi ndashaka kugira tugereyo none kunsuzugura ngewe akamwana ngo ntago yasohokana icyuki nge namwizaniye rero ninjye wamusohokanye dore imboga ariyo oya ari hejuru ngo mukore cyari hejuru hari tugereyo musa Allegra Hotel umunsuzugura sha wabona ngo tagura ngo ndasengera ngo akamwahora ngo avumba ngo nurebe uko namusohoka nibaze barebe agafiriti n'icyayi sha wari agafiriti akamereye nabi ngo ashaka icyo bita african tirambwiye baguye ushaka rwose agafiriti ariko kataka dai nivugisha ngo aragiye nk'uko nkana agafiriti uzikura kamereye nabi pesa amafaranga yakuye iki amafaranga yavuye oya ngiye ntabwo njya nyine mwana buriya iyo mfite umubebe nkunda kandi suri kureba dore imbogo nta nubwo yari yamaho uretse icyagiye namukoze kubera abantu bakazana commentaire noneho ubu namusohokanye bongere bavuga imbogo itangiye kujyana mu mahoteli ubwo ntuzamwumva yaka kuri Allegra Hotel shaka ruruma sha iyo hotel ninde mu bebe basohokana hano sha ninde se warahara bamuzi hejuru sha zamuka hano ni hano tuzamuka nahangashe rero ukuru filter ariko kandi ahantu barahamenye utari ahantu barahamenye ndagenda hano karuma narakoreye cyane na hano hepfo kwa Bikerisi kwa imbogo utangiye kumushora ibiceri mwana ngo ntuzashya oya dore imbogo rega burangiye urashaka kuzamutera inda kandi abantu bavuga ko mushaka kuzamutera atangiye no konkundara ariko niyo turi muri televiziyo ntabwo ubona ukuntu abanyireba abanezerewe ko bakunze ngo ari amabuna bakunze ari amabuna ubya ntabwo afite ikibuno kinini ariko nkunda imico ye afite imico myiza ni umukozi none ni umuntu ushobora kubaka rwose urw'akarusho yaba n'umuhinzi kandi icyiza cye ntanywa mitsingi nk'abakobwa b'i Kigali birenza primus ni icyayi rwose ntabwo yakugora ahubwo mu kanya ndamushyirishirizaho n'agakoko maze rero ko ari buncike sha mutera inda ngewe akamwana ngewe kandi burangiye nitwa mudahushwa byari impanga ngewe mushyirire ya masegonda yawe sugo yama kira cyaraza kugisinda kazo mushyirire inkoko okay fresh sara yitwa Allegra Hotel ni Karuruma ntabwo hoteli keza kujya twazamukiye ko narushye mwana esanseri bagira na esanseri bagira mwana harushye witwa vava dore imbogo yakamwana ati ngewe nanamusohokanye reka tugereyo ture kamwana twagiye ngewe akamwana muvuga ngo sinsengera ngo dore imbogo namusohokanye sha dore agafiriti ukuntu ari gukataka ngwinde akabiriti akamereye nabi bava amakuru
yakafasha kameze neza fasha burya nubwo frite ari ku shushu Biza bitera uburwayi ngenda kuvuga. ibifite bitera uburwayi n'ibi binyanya burya n'utwo twongera amaraso twatunyanya shushu Se kubekira basizeho bino bintu by'ibivuta. two ni utuntu ariko two dusirimu yaka ni ka mayonnaise shiri bava ibintu by'ibinyanya ntabwo bimenyereye Ibintu by'ibinyanya nyine ndabirye ko bene ibi bivuta simbirye. ariko abantu bahora bavuga ngo ngiye ngo ntabwo abese ngura bava musigaye mukundana ubu nakwakiye nabi vraiment turakundana nyine ariko mutamike turebe ndaza kumukubitaho ka fiançaille utangiye kunyishikuza imbere y'abantu waze ko ari njye wakuzanye by'ibinyanya ntabwo bimenyereye baba ese bava ntabwo nanze ko utarya inyama ho wajya utanga ki nanze ko uri umudivaniste Nyanga zoceje nsikunda. ubundi ukunda kwirira iki Ndakugize itetse nabwo nkarya imwe. yaka ngo nta nubwo ngunywa inzoga ari umudivaniste waretse akagutamika kiravuga frite oya nta bivuta yashyizeho niko amutamikane nawe oya bava yaka murebera ariko akatariho mayonnaise niyo ngo yanga bava ni ukuvuga ngo ni umuntu wepfirira nawe urabizi za nyamasheke ntabwo waba uvuye za nyamasheke ariho waturutse ibintu byo gutanga ntabwo ibintu byabo bitabimenyereye bava ubundi mu rugo wiriyaga ibiki n'ibintu bya kera amabebi Bishobora n'ibitoki. Bijumba. wiriyaga imishogoro ubundi wiriyaga imishogoro agafiriti uri gukata niko yaka uti agafiriti arimo arakataka vava urabona kigali itaryoshye nanjye ndi umuvantara rega ariko agafiriti urabona ko bava amakuru y'iminsi Ni meza. meze neza yaka mwana ngo yagutemberanye aho ntazaguha inzoga aramenya nicyo cyambabaje ari kunywa icyayi gusa niyo byiza ariko bava ni umudivaniste nabi Ahubwo ufata amafaranga wari kunguriramo inzoga uyane. ahubwo none se iyi firiti n'izo nyama uri kumiragura ntabwo ndi buzijure ngo mbahe amafaranga ngo ngerekeho n'amafaranga bari kuguramo iyo nzoga uyamuhaye cyane ariko bava ubwenge niyo mpamvu abantu bamukunda hano kuri Alegre hoteli manze numva uko kameze amafaranga ari kuguramo inzoga guyajyana nose nta cyayi umaze kugutumira Nta cyayi nanyweye. yikujijisha amafaranga yaguye cyane Ayama. yakaba byumvise ko yamuha Urayama. na Alegre hoteli niho tuba twatemberanye na yakamwana bafite agafiriti keza cyane ujya kuyashyira kuri momo Uyabika mu nkweto se? Urayama yaka wambwiye ngo uzamamire mu nkweto yakaba bite amafaranga wari kuyanywa utari ukayamara cyangwa arayanyaka. Apfukamye se ni ugupfukamira Yesu urata woya. Rata bava urabona Yamenye hari igihe uhura n'ibisambo niyo mpamvu nyahisha hano mu nkweto dore harimo n'ibiceri sana nyine yamema 5 nibura. yose nyagwenya wafataho 3 Yaka wari wama amafaranga ni wambeje ngo uzama $1 ngo uzama atangiye kuna amafaranga ntabwo amasandura nyine mananje yo ngayo uzama nayandi. aho yakakona bavatanya kuna uri amafaranga firiti uri nyamunkwe icyayi ingerekeho nandi koko Ntawe ma 5 ta. ubasi gufataho 3 Nase ninjira ndakije. Mbona ngugarure 2 noneho. Naya mari kubeshya. ariko wamuga Yakumuzi yaka natago tuzabivuga bavareka abanyamakuru bagenda guhangisa umugabe bitoko Umva ngo arayamara uko mugiye. ase bavangiye n'ibintu bya mbese ifiriti n'icyayi biguza ngahe na burusheti Nyine zangugarurire 2.
sana. Okay, president turi kuri Allegra Hotel ni Karoroma. Bafite ibyumba byiza cyane, bafite ibitanda byiza cyane uryamaho ukavimvira, bafite sauna andi massage, bafitanga service nziza cyane. Bahereye Karuma kuri Allegra na etage keza cyane. Ureba ibyiza bitatse u Rwanda. Yaka. Wenda vava ariko nyanga muri mu rukundo. Vava. Uyu hotel wari. Banyimye amafaranga ni. Allegra Hotel Karuma. Waruwazi. Bansumpaye amafaranga wambwiye. Nutama amafaranga ntacyo mwongera kuvugana. Vava kugusohokana kuko utugeze bavasiga ko amafaranga yako wamwumvisha Kigali maze kumuhinda vava ntabwo namurengana udakunda amafaranga kora ndayakunda ngamba nakunda mana yamuhaye ariko nako kutari kuya nayamuha tu namenye kadufatero gindayagu kadufata icyumba ndayaguha yakubona ashaka kuzagutenda rero ngase niyo uramba nose nidufata icyumba ndayaguha wambwe nguzama amadolari ngo ijana nawe wigeze $100 ni $100 vava we na yakamaze kugaragara kenshi muri ko mwatanye gukundana ntabwo dukundana arambeye yakaba afite ibiraya byinshi ende yaje mu modoka ari guhamagara ngo babaryamye ngo araje barakubeye ate nani guhamagara muhuza muhuza rero kumura ngo imvura yaguye ngo aryamye wenyine ngo ngende mufumba gusa naje kumufumba tuha ese bavanye afite abana ariko atabafite abandi mwakundana yakuze ukuntu abeshya kuno nakuragira bava nge ntabwo mbese urukundo bura iyo ngeze mu bintu byerekeranye n'urukundo mba ndi seriye yakaba ari seriye bamwumva iyo nakunze umuntu mba namukunze exact njyanda wubeshya ko baza kuyibyo kubeshya mwabana yaka nza niba byari nibivugisha ngo nguki nge bura ntabwo namwemera yakagewe kubera iki arasinda agakabya gusinda ubu nasinze koko kugusohokana kuko agafiriti n'akaburushete bijyana kanusha wajya ureka kuko ninde musitari hano wari wakugeza kuri Allegra Hotel Karuma banza ujya kungurira yamagara Allegra Hotel Karuma umwana wari umugore halo sha ndi kumwe na dore imbogo namusohokanye sha ndi kumwe na vava namusohokanye muri hotel sha nasohokanye na dore imbogo vava reka agafiriti ebana burusheti imeze neza cyane mbese ni cyumwangira yaka nakarega n'umusinzi kora ubu naye nagusindira nuko n'ugwana uzaba uhuye n'akaga ubwana sengira imbaraga ese ko mudatamikana abafite imbaraga mbarusha ubwenge we buno bivuta bibeshya ko yaka ko mudatamikana uzabwire birinze bishiraho mudatamikana banyagiso bajya baterana amavide ibyo leta yabakora bari hasi banyagiye muri gereza se Guantanamo ngo bamukatiye 25 ndimbati kumana zamba barenza nde nipfira nta muntu mfunze arangiye kujya muri gereza ngo bamukuse 25 mageragere nawe mbwire azizi suri kuri vava nukuri kwimana vava saru wadufunga nyihereye n'umutima mwiza saru ubwo ari munsi y'imyaka 18 vava aguye ibiki amakuru happiness ni iki kamakuru kundo nasa abantu batanze urukundo barabafunga yari umwana muto yutujuje imyaka baragufunga da ariko nkawe kura ko turi bakuru umaye ku rukundo nta problem rwose kuna problem so nshaka iki ko allo umuntu witwa yaka ko bakunda kubahunza ke rukundo ruvugwa hagati yawe nawe runiro hari nsanga bamuhamagaho ngiye hose ndi kumwe na vava turi muri interview ba namusohokanye mu nshuti yanjye nanjye niba bimbye nawe ukoze kwibere bibi kibazo abantu bavuga ibyo bashaka oya nase
kugukora kubere no kugukora ku kibuno bya danje ni ibi bikomeye nibi aho gukora ku mabere n'ibimo mu bikibuno nose uko nakoze ku kibuno cya nuza cya yagira amata mu kibuno cyagira amata yara akacyamabuje se nagikora mwese wakoze ku cyana ntabwo nakoze ku kibuno cya nuza cya abaririmbaye na Bruce Melody n'indira Shadibu cya Shadibu naragikarabye rwose ukuri kw'Imana ngeze kumva wirimbisha gutya abantu izina ry'Imana muwereke video niba akwereke video utaragira muri entertainment Shadibu ikibuno naragikarabye nta n'ikariso yambaye cyashari watatabuja ufite rumanga ufite ingorane niba warakoze ku kibuno cyashari watatabuja ni sobuja Bruce Melody ni databuja da Bruce Melody ni sheri wa Shadibu nako n'abarimbana umva mubwire vava ngewe na Bruce Melody twakoze ku kibuno cya Shadibu twenyine nta ndi musitari wari wagikoraho se vava ko nyimba numva wivugisha ngo wiririmbisha kakari mu ntabwo nawe uzamika promotion nkore ku cyawe sha nabonye nkora ku mabere barisaza uzame nkore ku neza wawe wakanga shobuja Bruce Melody shobuja databuja n'ukuri pe umuntu wese waguhaye inka bari shobuja yaguhaye inka Bruce Melody reka nabyo abantu bari bazi ni databuja mana niwe waguhaye Munezero yitwa Munezero Munezero niwe wayimpaye waririmbye se kuri ya ndirimbo ye yitwa Kinyuma mweka ntago biriya bintu mbikunda biranibishe bumva ibintu baririmba maririmba vava mina furayi sana ntago biriya si ikinyarwanda kiba cyumvikana nyine waririmba ndishimye kubona nsangira nawe nta n'ikindi nagushaka ariko bo ku burenganzira bwabo barayiririmba da kubona nsangira nawe vava biranshimishije rero couple kubona kataba kajyanye akayaga couple bakunda umusore muremure ngo ubyibushye nyine ufite amabondo uko yaba ari cyo kose tugeze mu buriri twarishya ariko vava yaka ntago nakwemera ngewe ni ukuri kw'Imana kandi buriya tugeze mu buriri nagushimisha vava serious akaraka nagutunganya ni ukuri kw'Imana nagutunganya niba narajyanye nawe mbivugire kuri kamera agenda umusazi kandi baravuze ngo uri isogi nye niba naragiye mu ubwo buriri njye imbere ya kamera mbivuge ngo nabugiyemo nyine yaka wowe ugiye mu buriri n'umuntu wajya kuri mikoro ukavuga ngo wajyanye nawe mu buriri iryo ni ibanga ry'abakunda none se wa mukobwa mwari muri kumwe ko yakubwiye hagiye yamubwiye ngo ateretwa ngo n'abake ngo n'abadadi no kubyibuka se ngo ni ba dadi ngo bamuterete nyine abaye sibye ko nta n'uwo najyanyemo nawe uwo dadi w'umusaza ariko abaye ari nk'umusaza w'umunyacyubahiro wajyanyemo wajya kuri mikoro ukamuvuga ngo mwagiye ubu ndashaje cyane ku buryo nagutunganya neza kuko ni akazi kabo utamve bakomeye ari gushimisha neza turi muri happiness kubona yabibasha ubundi ndabizi se ubona naruteye hariya se gahunda yo mu buriri ni kurwana ko kwari umubyizi ugawana kwari umubyizi ugawana abantu babiri ko nawe wa gatatu bahageza urambwira ngo navuga ngo iki wamuha ni umubyizi wa bene we ariko mwana ubona Kigali irimo guhindura none se ndeke kukubwiza ukuri nta kiminduraho umubyizi wa babiri ko bari bonyine babubwaye bonyine ku giti cyabo nta wa gatatu uzahagera hari umugabo wajya gutubwira ngo umugore wamwita imbwa ngo basi azajya aba umugabo mu buriri kandi abimbwa ariko mu mubyizi w'umugabo none namwe ni umubyizi wa bene we tuzaze se yakayawucyura ni umubyizi wa bene we mana yakase yawe umubyizi ubona yawucyura ndabizi se ukeka ko atawucyura niwe uba uwucyura ntabwo rero ibyo biba bindeba nta n'ubwo ibyo biganiro mbikunda njyewe bava mino furayi sana rwose ariko bari fresh cyane bumva gutembera mukaganira si we ko nta n'ikintu nko kunywa icyayi cyashize reka nta bindi byayo nongera kunywa ibintu bya mayoneze iyo bireba bitwara iki simbikunda njyewe nabyo nirira igishogoro n'intuza n'ikijumba n'igitoki njyewe
uzi ko ntabwo ujya uhinduka nyine ntabwo rero ngeze nayo Kigali sinzi uko babita abakotorora bakarya babashyira ku biryo baba babirya nk'intuza baba baranshimishije udakeka ko tawutura ngo ni uwucyura yewe yakangiye nonesha umutwe jewe baba wakoze ngo wirire iki ibyo biganiro ngiye mu biti nakuzanira igishogoro baba bari kumbwira ngo wowe twajyaga twirirwa tubagara mu mpinga ngo mu buriri ngo ntabwo wabasha none baragikemuye ngutega ko tacyura umubyizi ngo ni uwucyura ibintu bya mayoneze wawe wongeze i Kigali nyine twajyaga twirirwa tubagara mu mpinga tugatanga saa 9 n'igice akasiga mu rugo akasiga ndiburiye imishogoro ngo ncanire iri mu nkono kagenda ahantu mu mweya mukabandi akajya gukura ibijumba kabironga kabizana agasanga nacanye imishogoro yahiye n'amarira yaje watsamo akaronga tugashyiraho none i Kigali hari gaze wamenye gucana kuri gaze ngiye n'ibintu byo gucana n'ibyo njyamo sinjamenya aho bacanira bari abahungu bateka hariya kwa bosi niwe bajya iwawe ntabwo ugiteka gaze ujye uyitondera igitekana mbana na sisita wa bosi hari umwana w'umukobwa dutaha nijoro ariko yakayigeze kumbwira ngo uzatinyinga umukozi wo mu rugo wambara rinete mbere n'ikorana na yarasi wari umukozi wo mu rugo naravuzeho dore imbogore narenze umukozi wo mu rugo wambara rinete kuko na nyirabuja nazo yambaye twikubitagamo nkirirwa noza ibyombo ngewe nabintu na rinete za abana biri iwacu mu cyaro bakamamagara ngo Varatina ngo ukora akazi wari unarenze twebwe ngo iyo tugiye kugakora ngo basheri iwacu ngo baraduseka nose waba uri umusore utampa ihene uri umusore utangura agakote nk'aka ka 16 ngo nzajya gukora akazi ko mu rugo iyo unsetse se ntubazwa nashakana n'ufite gahunda udafite uzashaka n'umuntu wujuje ibiki none se reka nkubwire abana baramamagaraga bakambwira ati Varati ati nukuri uturangiye akazi ariko abasheri dukundana bazaduseka nyongewe nirwa nkwirukaho ngurira amavuta ngurira isabune nguriki nagiye kwimesera se nkirwa ndi gukoropa ko mfite amaboko yanjye uwa icyo rero nicyo yakagukundira kutijene yakasibyo kuba imirimo yose ayikora akabisubira ntacyo yose bavumara n'isuwe ngo ujya guhinga yabikora naza nkora icyo ubundi nirwaga ngira nese nirwaga mpinga nkahura n'ibihungu byiri wacu bisa nabi bikanga kunyakura bikirwa bigenda biri kuri ndagira kandi yakanagaze bikanga kunyakura unteye ivumbi na moto aboneganye nabo duhuriye muri kaburimbo bamaye umukoro n'abawunye none sigaye ugerayo bakagutinya ngo wabaye umusitari cyane basigaye yasabiwe agace ariho yewe nukuri nakazi na kamwe ntakora nukuri kuba ndi bubone kari bumpeshe kuraba nkatwe batwigishije icyo nkeneye gusa batwigishije ikintu bita cultural orientation for united states ariko reka nkubaze yaka nyine ukundana n'umukobwa sibyo wumvishe ngo yaragiye yigendeye i Kigali akora akazi ko mu rugo uramwanze ni wamwangiye ngo nuko yamufasha ari gusambana ntiwamwangiye ngo yibye ntiwamwangiye ngo iki uramwanze ngo nuko ari umutipe wagukatiye ngo nuko agiye gukora akazi oya nta n'uwanyanze nta n'uwongira nkundana nawe ariko abandi bana barambiraga ngo baje kugakora abahungu bakunda babanga nyine nk'abo hari umukobwa ukubwira ari mu cyaro ngo ngenge gukora akazi ko mu rugo i Kigali ngo sheri wanjye yanyanga kandi akaba ari wa sheri wa undi wo kumushyiraho gusa atazanamujyana pe ari uwo kumushyira hariya mu gihugu yaratikeje umva munyamakuru ngo iyo ugiye gutereta umukobwa wiri iwabo Nyamasheke ukavuga ati ugiye kurambagiza ukigera iwabo barabanza bakagutekera inkoko ukayivovora yose kubera ko wageze gusa utayimaze nabigusobanurira niba ubizi barambagiza ngo gutinyeza Nyamasheke umva njye simbizi njye nta musore nzirirwa ntekegewe azaza ndambagiza natambagiza rore nawe nzirirwa ntekeye ntabwo yahenda nta nibyo nabona nose ninzi wanyu ntabwo muzanekera inkoko nujuje kubaza sava kukuza ngo uzaza kunsura ngo teka ngo ugure amayoga inde ntiwanahansanga njye n'amafaranga ujya upfusha ubusabaho ni ukuri reka ngo utekeye abahungu barabimenyera buri munsi bakajya baza rwagutesha umutwe gusa baje kurya inkoko waje kuba za sava watuye iza mbere sava ni ukwirirwa umuntu ari kuri rukaragwa aratekeye abahungu watuye iza mbere mva na mama wanjye ntabwo ajya abikunda yaka turapekene uzi ko yakagiye kujya muri Amerika mwakundanye akazakujya muri Amerika sindahashaka yaka ntabwo uzamujyana muri Amerika njyane mu bazungu
bajye birirwa bari kuduhingisha baduha amadolari reka ta ahubwo nigeze kurota ngo ngewe na Fabrice ngo dutwaye udufuka ngo turi kugenda i Roma ngo tumeze nk'abagiye gusaba muzajye guhinga muri Amerika kuduhingisha mu birayi mu makawa ariko bahembera kusa ni akazi kabo ta mu madolari nzagwa mu Rwanda niho nzagwa varatira nzegamana isuka ka wa mugore wegamanye intara ariko ugose mudogo n'ubyibwira ngo nge nzaga igicuri nanjye nzagwa mu Rwanda ta bavuze ko azava ni Kigali bava ngo ibihombo uzava none se boss wanjye nambwira ati contrat twasinyanyira rangiye nzajyanirwa nzerere nta i Kigali ndi gukora iki nzatanga subiri wacu reka bisumbuye ari nk'icyo ukumbuye mu cyaro banumva nikumburiye barambweje bunde se nuza tuzasange twagutekeye iki na gatoki kakayinja n'uduhimba kakayinja urakazi agatoki kakayinja barayirya se kayinja ivamo imitobe turayirya da twarayimenyereye twebwe ntiyaturese agatoki kakayinja amafiriti y'Ikigali yasige reka nta bintu by'amafiriti da yo se kayinja barayirya vamo kakayinja n'udushyimbo urakarya kakabura abona twashisha mwana nangwa utudugu kuyugurice baba uno mutipo washaka gusuza cyangwa utudugu aro wi mamutanga amapasi umukunda byatari kandi baba bazamuka ngo iki bazamugutwara uraho ngaho nyine umutanga ni meza aba bona atarimo umugore mwiza yaka reka nawe abari kubeshya kubi umugore uzi guhinga shani abari kubeshya umugore urya kayinja ari kunyereka amafaranga ngo arayama kongera akayabika muzi igice we yaka ntabwo bamutura ngo bikunde arayafite yanyemye warayahashariwe nijoro ni wehosheri wanjye wewe yaka umutanga gutangamo pasi ariko turi muri interview ratabareka dusoza naho ubundi vava ndagukunda shanda yaguhasha ariko vava ni mafaranga atayaguza bivuga ko yakuratisha tukozerana zera mamuke to sirisari kamboyo naho benga twabari urwenya pe yego nanze kari yo banda malembe na kubenga yodi yakabyaga yakangwana urwenya ngo nicyo impamvu ngo batagukunda umwemera ibintu nubikora nawe nguri nk'abandi bamwemereye matera ntabwo nakwaka udufaranga twawe nukuri ya matera yaheze yewe matora yabaye matora nayo baba ninde kubegoza gwa mate kandi wasanga ari supermanager nanjye yambesha imodoka azayigu none matera nayo ibaye matera birangiye ibaye supermanager bariya bari batabuja bari kuduterera urwenya rega ariko ntago matora yibuse pe matera ya supermanager na yaka amafaranga ntago yabuze nanjye yambesha imodoka ubu iwacu bazi ko supermanager yamaye imodoka ngo yitwa Hyundai ese undi amatera ya supermanager uracyayikeneye ndayikeneye da kareko wiki kana fitini nzakugurira yawe naburi 200 biraguhaye matera yanga ntayima nzayitwara ariko nzakugurira yawe kuko tuzajya turyama twashizemo n'ibingana niyo ndaraho sinabona ukuntu kisanzura rwose ku buriri bwa iyo ndaraho ntago nayo nini cyane none se vava turamutse tubanye nkagura matera nini rwose kuyo tuzajya turyama washaka ugahengeka amaguru twashizemo metero washaka ukihengeka amaguru ukayerekeza mu ruhande ukagira ngo yakabona umwana mwiza ari biryo niba sinda ntarwane ntacyo babaye madamiya nibi nisindishwa nahita njya ku murongo nizi nzoga wazireka bahita njya ku murongo w'abantu tukajya mu bintu byerekeranye n'iterambere ushobora kumuha umwanya yahugo kandi yakabushize namwe ko aretse inzoga ubundi twagiye cyakiganira twagiranye oya bundi bava ikibazo wamfiteho ni icupa ndamutse mvuye niyo defo nyaretse ajya gusaba ase akabajya ugera ureka kugira siyasa wowe nese yanzu n'imodoka yakara ibyo afite yegora bavuga afite inzu n'imodoka cyangwa ni siyasa ariko ngenerese umukobwa akambwira ngo ashaka ko mba mfite imodoka nayitira nkamubwira ngo ni iyanjye none yaka nawe natira inzu urumva atazagutsinda oya inzu ni ikindi kintu ntabwo natira inzu vava nayigura ngiye kandi inzu barazubaka uzayigure nyine muhite mubana
niyo tutabana akabana n'abandi ariko akuya tugira umutomo terava nta mitoma da tugira tugana no kumusoza no kwita umutomo ibintu by'imitoma babaho cyangwa ushaka gusa ngo arya ngo kayinja n'udushyimbo n'ibishyimbo baryo ntasanga abantu zumva bikumbuye ndetse ubwo kayinja iraryoha ariko ntabwo ratavava ntabwo wakwibagirwa ibyaturize umunsi nawe none se amezi abiri n'abiri maratatu mazina hano iyo yanyibagize icyandeze mu kanwa nose wakwibagirwa ko twakuze turya ibijumba n'abafite amamodoka ari yabo barya ibihaza n'aba bafite amamodoka ntibazakuraho nabo n'ibyo byabakuriye ntibazanyirate ntibazagire ukwirataho ratavava nabo nicyo baryaga yabadosaga nuko ntibageze ino bagafata bakigurishwa utumodoka n'icyo ariko nabo iyo kayinja bayiriye Okay, turasoje rero. Yaka mwana wakoze cyane kutuganiza umusa. Abantu tukavurema ndishimye cyane. Bavamo na furahi sana. Kudusha. Kuri ko nkonda guraza. Wakoze cyane kutuganiriza. Bava wakoze cyane kutuganiriza. Niwongere kumpondagura ariko. Uba wanyweye inzoga. Wakoze kutuganiriza ni Kigali